Yes, nanjye ngusuhuza kandi nizere ko umeze neza cyane aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ni Kigali News 250. Nizere ko mumeze neza abadukurikira hirya no hino mu biganiro biba bigiye bitandukanye aho uri hose muri rusange. Ikindi nizere ko wamaze gukora subscribe, like cyanditse na comment. Tugeze mu bihumbi 620 na bingahe bizamuka buri munsi. Ariyo mpamvu urukundo rwanyu mutwereka, ari nayo mpamvu ntazahwema kubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, ziba zibera hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko kandi mumeze neza, intangiriro z'icyumweru zimeze neza. Nanone nizere ko aho uri hose urimo urashakisha icyakubeshaho, ariko nanone ukibuka ko hari abababaye, imfubyi n'abapfakazi. Abarundi mumeze mute mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye? Mumeze mute abari muri Saudi Arabia, abari muri Congo Kinshasa, abari muri Tanzania, abari muri Kenya mumeze mute? Abari muri Oman, Canada mumeze mute? N'abari muri Amerika, mu Bubiligi mwese, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, abadukurikira bari Dubai mumeze gute? Kansuhuze kwanza n'abantu bari NYC, Nyamirambo. Nizere ko mumeze neza cyane cyane mu duce twa Biryogo, kuri 40 Cosmos kurya nyuma. Nizere ko kandi ingabo z'u Rwanda mwese mumeze neza, abari mu butumwa bw'akazi. Nshimire abagiye batandukanye. Nyamuna munakomeze mukurikize amategeko ya polisi nk'uko idahwema kubabwira ati gerayo amahoro. Nanone aricyo polisi kubwira wowe mugenzi ubugenda mu muhanda, ariko nanone wowe wambaye kuteri ndagushishikariza ko udakwiye gutwara wambaye kuteri, cyangwa nanone kugenda mu muhanda wambaye kuteri. Inkuru irimo kuvugwa hirya bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu ni inkuru y'umunyamakuru Ismael Mwanafunzi ndetse na Mahoro Claudine. Abangaba bakaba bagiye kurushinga, umwe akitwa umugore undi akitwa umugabo. Ukajya ubona Mahoro Claudine ukavuga ati uriya ni umugore wa Ismael Mwanafunzi. Nanone ukajya uvuga ati dore umugabo wa Mahoro Claudine Ismael Mwanafunzi. Ni inkuru imaze iminsi igera muri 2 icaracara, aho tayari Ismael Mwanafunzi yamajije kugira gute, yamajije gufata irembo. Ubukwe bukaba buteganyijwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Harabura iminsi mikeya cyane ibarirwa ku ntoki kugira ngo tuzitabire ubu bukwe, dore ko buzagaragaramo abasitari bagiye batandukanye ndetse bukagaragaramo abanyamakuru bagiye batandukanye. Ikindi rero kuri ubwo bukwe nje kuvugaho, ndavuga mu minota mikeya, ariko nanone abakunzi ba Kigali News 500 komeze mutwihangane ko ari ibiganiro bimwe na bimwe mutarimo muragenda mubona nk'uko ku mbuga zigiye zitandukanye nagiye mbicishaho, ariko muri iyi minsi icyo kibazo kirakemuka neza kubera impamvu runaka. Iyi ngiyi nayo nzabibabwira kuri kamera zacu. Mahoro Claudine, umunyamakuru wahoze ari umunyamakuru wa Radio Isango Star, akaba yanakoreraga Radio TV 10, ariko kuri ubu ngubu akaba atagikora no mwuga w'itangazamakuru. Amakuru avuga ko ari mu bihugu byo hanze, ariko ngiye cyo nje kwivugiraho. Navuga ko abenshi bazi nka Ismael Mwanafunzi kari umusilamu, ndetse no mu minsi mikuru y'irayidi asangira na benshi irayidi, dore ko hari n'amakuru avuga yuko ajya aha abantu irayidi batabashe kuyibona. Ariko nanone icyo nimo ndibaza, kwanza ubu bukwe buzabera mu majyepfo y'u Rwanda muri katedrali ya Huye, niho
bazakorera ubukwe, ariko ukibyumva gutyo urumva ko ari muri kiliziya gatolika. Ese Ismael Mwanafunzi yemeye kuvuga ati mvuye mu idini rya isilamu, nemeye iby'umugore yansabye, nk'uko uburinganire bwo butwibutsa yuko ubwuzuzanye n'ubwumvikane, burya umugore ashobora kuvuga ati mugabo wanjye kubera impamvu runaka sinshaka kuba umusilamu, akavuga ati wenda tuzabane uri umusilamu ngewe ndi umunyagatolika. Nibyo wenda ngewe nshobora kwibaza, abandi bakavuga ati uriya mukobwa ni umudiyasipora afite amafaranga, afite kumujyana aho ashatse. Nicyo ndimo ndibaza, dore ko ubukwe buzabera muri bazasezerera imbere y'Imana mu rusengero rwa kiliziya gatolika iherereye hariya mu majyepfo y'u Rwanda i Butare. Ni byinshi nkomeje ngiye kwibaza ubwanjye, ariko nanone icyo navuga ati congratulation kuba Ismael Mwanafunzi wamenyereweho kuvuga ko atajya yegera igitsina gore, n'abantu benshi bajyaga bavuga ko atinya abakobwa, benshi bakavuga ko atayatereta. Ndamwibuka tukiri kumwe ku Isango Star, najyaga mbona rwose umuvandimwe aba yiturije ari kuri mashini wenyine, kuganira n'abanyamakuru bagenzi be bikubiye gato. Sinigeze nanamubona ari kumwe n'abakobwa bagiye batandukanye, nk'uko muri kino gihe hakoreragaho umunyamakuru witwa Cyuzuzo Jeanne d'Arc, hakoreragaho Michel Iradukunda, hakoreragaho abakobwa benshi bagiye batandukanye, banononowera n'abandi bagiye batandukanye, ndetse na Antoinette Niyongira ndabyibuka. Abo bose nabonaga Ismael Mwanafunzi yabaga ari ukwe, kwa kundi ubona umugabo cyangwa umusore yayagaye rwose mu bakobwa, ukabona bikubiye gato gakeya kuri Ismael Mwanafunzi. Rero ndimo ndibaza ati Ismael Mwanafunzi yaba yarabaye umunyagatolika? Ese umugore yaba ari umunyagatolika, umugabo ari umusilamu? Ibi ngibi byo nanone biba biterwa n'ubwumvikane bw'umuntu, ariko icyo nabwira abadukurikiye ni uko ubu bukwe, abanyarwanda mwese mukunda Ismael Mwanafunzi, cyane cyane muramuzi mu kiganiro Wari Uzi Ko, ndetse yakoze n'ikiganiro ku Isango Star. Iki kiganiro cyitwaga Sobanukirwa. Ni umunyamakuru ufite ijwi ryiza, ni umunyamakuru ngewe nshobora kubwira ko kuri ngewe mu bijyanye n'ibyegeranyo aza ku mwanya wa mbere, ku buryo nanakurikizaho n'inshuti ye, inshuti ya hafi nawe yavugaga ati Mwanafunzi rwose uzarongora ryari, ubwo nawe amakuru yabari aho ngaho. Gentil Gedeon nawe mwemera mu bijyanye n'ibyegeranyo, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gusa icyo twavuga ni uko Ismael Mwanafunzi agiye gushaka umugore, akarwubaka, kubaka urugo, akazabyara hungu na kobwa. Yewe reka mico bicyaha, ni inkuru nari nkuzaniye, ariko ni makuru agiye atandukanye. Nanone nzajya ngenda nyakugezaho buri munsi, buri saha. Na operasiyo ndimo ndagutegurira y'umudamu cyangwa yagiye yamamara mu kiganiro akundana n'umusore ukiri mutoya cyane, nawe yakoze ubukwe, ariko nakomeje kwibaza ubukwe ni puranka, ubukwe ni iki, ubukwe rwose ku mbuga zigiye zitandukanye nigeze mubona, nabonaga amafoto, kandi ko yarazwi, yakoze na byinshi bigiye bitandukanye muri puranka cyangwa muri kontenti yageraga akora bigiye bitandukanye. ubu nawe ndimo ndategura operasiyo yo kuzagera ibyo muvugaho, nkamenya nimba ese yarashatse cyangwa kari agatwiko. Reka ncumbikira ngaha abakunzi ba Kigali News 250, nizere ko mumeze neza. Of course nitwa Cekecuwa, isi akaba ari gukina n'abana, ukina na banyina, buri munsi buri saha amakuru yo mbanya kugezaho uko mbagiye nyabona agiye atandukanye, nyakura mu bice bigiye bitandukanye, dukomeza gusibanganya inkuta twasenye, dukomeza nanone gutanga isanamitima ku badukurikiye. Ariko nanone twibutse yuko abakomeje gukangurirwa cyangwa ubukangurambaga bwo gufasha umuvandimwe utameze neza, DJ